nawe uri mu bakoresha imvugo cyane ngo igihe ni amafaranga. Nibyo koko hari igihe byaba byo abantu b'abahanga cyane business akenshi zigira amayeri menshi cyane zikoresha mu kugira zitera imbere. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kukwereka ese koko niba tuvuga ngo igihe ni amafaranga mu mvugo gusa, ese haba hari ababikoze? Nibyo cyane. Muri 2020 mu kwezi kwa kabiri Dubai, ahangaha hari company izwi cyane ya Igihe. Ubundi ni brand ikomeye cyane yamenyekanye mu kugurisha ibyerekeranye n'ibikoresho byo mu nzu, cyane intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane. Mu cyongereza babishyira mu rwego rwa furnishing, ariko tubakoseho gato yabaye brand nini cyane ku buryo inafite naho ifite ama restaurant mu Bushinwa, cyane bakaba banacuruza, hari n'abo bafite amashop y'ama ice cream ndetse no kuba bagurisha ama burger. Ibingibi byose babikora kugira ngo babashe kuba bagumana abakiriya binjoyinge neza ibikoresho byabo. Tugaruke ku ngingo, igihe ni amafaranga. Iyi campaign barayikoze kandi camo ibyo bintu byarabaye cyane muri Dubai, aho bafashtaga igihe cyawe wakoreshaga. N'urugero igihe cyarageraga abantu bakajya muri stores ya Igihe bakamara igihe bategereje, cyane muri ibi bihe bya COVID-19. Ahangaha byasabaga abantu gasanga bamaze igihe bategereje, nibwo bize umutwe baravuga batoke noneho tugiye gufata strategy yuko igihe umuntu yakoresheje ava ahantu ari bakoresheje Google Map, bazajya berekana timeline, bakerekana igihe wakoresheje, hanyuma igihe bakoresheje bakagihindura mu mafaranga, hanyuma ugahaha. Ukibaza uti byagendaga gute? Bafataga umuryango wo muri Dubai bakavuga bati mwinjiza umuryango wanyu winjiza amafaranga ngahe ku kwezi, hanyuma bakabimanura bakareba ku gihe kingana n'isaha, yewe niba unakoresha igihe kingana n'iminota kugira ugere kuri shop, nabwo bakabigerageza bakabishyiraho agaciro kabyo. Urugero umuryango niba ufikorera amadolari 100 cyangwa winjiza amadirham 100 cyangwa se ku isaha, ari ku rwego rw'umuryango wawe, wenda ukaba wakoresheje iminota 5 uza kuri store ya Igihe, no kuvuga ngo bafataga ayo madolari, cyangwa se reka dukoreshe 60 kugira byumvikane. No kuvuga ngo niba ukoresha ama 60 amadirham 60 ariyo umuryango winjiza ku isaha, cyangwa se bakumaje gushyira ku cyitsa rusange ni 60, hanyuma ukakoresha iminota 5, turabyumva na amadirham 5. Amadirham 5 wagendaga kuri store ya Igihe bakareba icyo wakoramo, cyane kuko muri store za Igihe mu Dubai harimo n'ibyo bita hot dogs, cyangwa se ukaba wabyita nk'imigati bikoze mu yandi ngo twita imigati ishyushye wenda irimo nk'inyama. Kuri store za Igihe hari igihe basangaga biriyo, akuba bafata ayo madirham 5 bakaya translatinga, no kuvuga ngo bakayakura mu gihe wakoresheje uva aho waruri ukaza kuri store ya Igihe, hanyuma bakayihinduramo amafaranga bagendeye ku mafaranga umuryango wawe winjiza, hanyuma ukaba wagira ikintu ugura kuri store za Igihe. Murumva aba bagabo bo bagiye kure, bava ku rwego rwo kuba ibintu byaba ari proverb cyangwa se imvugo imenywerewe cyane, ahubwo babishyira mu ngiro cyane mu buzima bwa business. Ibi ngibi ntago babikoze gutyo kuko uri kwibaza ati aba bagabo ntibahombye. Ni ibintu bari bakarikiye kubera ko hari miliyoni 14 bagomba gukoresha muri marketing, kandi noneho marketing ubundi ikintu cya mbere nukuba itegeko rya mbere nukumenya abakiriya bawe naho basanga. Ibi ngibi byatumye babegerana nabo bakanatuma abakiriya binjoyenga banaguma gukunda Igihe birushijeho. Ibi byarabafashije kuko ko miliyoni 14 bagomba gukoresha zagiye muri ibi ngibi, kandi campaign yabaye successful. Kandi ikindi nanone isi izabibukira yuko babashe ko bashyira ibi bintu mu ngiro. Iyi ni inkuru dukeza Forbes magazine. Ibi bikwereka yuko ufite business ntago ari ngombwa yuko ibintu byose ngo bigendere ku kitabo, ahubwo icyambere ni ukubuza abakiriya bawe na strategy ukoresheje, ugahuza ibyo abantu basanzwe bakoresha mu buzima bwabo, hanyuma ukabihuza na business yawe. Akenshi birakunda. Udukuru nk'utu n'ahandi wadusanga usibye hano. Ciao, shalom, naho butaha tugaruka mu tundi nk'utu.